sasa ntabwo najya gutoza muri Kiyovu yaragiye deuxième division kandi urabizi Kiyovu turi gukora ibishoboka byose kugira ngo igume muri première division. Uramfasha ikirere kandi umwaka utaha tuzaba turi kumwe. Ubizi ko njye najya mbeshya wa mugabo we. ntabwo njya mbeshya wa mugabo. Ndikumva koja ndabizi. Uramfasha iki rero kandi urabizi Drogba mukunda. Urabizi ibintu yankoze. Ndabizi nanjye yankoze ibintu. Nawe icyo yagukoze urabizi. Yego. None uramfasha iki wa mugabo. Kocha urabizi turi mu kifungo. Yego. Turi mu kifungo. So ntago mbizi ikintu ngiye kugufasha. Bana sinzi ikintu wamfasha. Ndashaka kuvugana nawe navugana na Shaulini. Gasongo ntago akikina ariko Azakina. Gasongo we ni inshuti yanjye, we ndamwizeye 100%. Ubwo rero sinzi ikintu ufasha wa mugabo. Ikibazo ni ikifungo Swaumu. Ntago twirirwa turikina ryose isongo sini. Ngenye gufasha abantu bumve context. Uyu ni umutoza wo mu cyiciro cya mbere ariko wingirije muri Muhazi. Arimo arabwira umukinnyi wa Musanze FC ko amwifuzaho service n'abandi ba defenseri n'umuzamu ya abamufashe kugira ngo Kiyovu itsinde Musanze Musanze noneho Kiyovu ntimanuke. Twemerera umukinnyi ko Kiyovu yamwemereye imbanziriza amasezerano kuba azayitoza. So akavuga ngo ntabwo nzatoza ikipe yamanutse, mwamfashije ukambwirira Shauri n'umuzamu wa Musanze, ukambwirira na Gasongo tube n'inshuti yanjye we tinabyikorera. Ati kandi urabizi ko Drogba avuga umutoza wungirije wa Musanze FC. Urabizi ko barabanye migi yatangira kariyeri yo gutoza muri Musanze. Ariko iyo kipe yamuhaye opportunity yo kumutoza. Niyo kipe nyine ashaka ko imanuka mu kimbo cya Kiyovu. Iri tubivuga nk'inkuru yoroheje kubera ko Musanze rundi byarangiye yitsindiye Kiyovu ibitego 3-0 kandi byamenyekanye yakiri kare kipe gakumira. Ariko urabyumva neza ko operation yo kubona amanota kwa Kiyovu binyuze mu gutegura abakinnyi ba Musanze bitsindishwe, urumva ko yari yakozwe yanogejwe ikozwe na migi utari muri Kiyovu uyu munsi uri muri Muhazi. Nguko uko umupira umeze, ngurwo urwego turiho. Ibi ni ibintu byagarutsweho cyane umukuru w'igihugu yabivuzeho, ibintu byinshi Rwanda Premier League yashaka ibimenyetso byarabuze bizagenda gute, namwe mu biganiraho gake ngira ngo ntabwo ndi byinjiremo cyane. Igihari aya majwi n'aya migi narabyemera arumvikana bari ya migi ntabwo abihakana. Ntabwo avuga se ko ari AI ubwo ari gisigaye artificial intelligence. Inzego bireba z'umupira n'abandi babiganireho akababaje mbonamo uretse kuba ari fixing bitanemewe bigomba no gukumirwa. Uvuga ngo Muhazi migatoza nayo iri kurwana no kutamanuka kuko ifite amanota 23 nayo iri mu byago byo ifite 18. Ariko bivuze ngo igihe Kiyovu yabitamanutse birashoboka ko Muhazi yamanuka muri uwo mwanya kandi yakwemereye Muhazi niyo migatoza kugira ngo Kiyovu imanuke. Yamanuka noneho nyuma yo kwimanura akajya kwitoreza Kiyovu yamaze gusinyamo pre-contract nk'uko bivuga rwose. Migi hano nawe ntabwo abaye professional mu bantu bakinnye umupira abanyarwanda banakunda katwara ibikombe. Aka kantu Migi yakoze ntabwo kamugaragaje neza rwose. N'abandi baremera mu cyo bita tirimoire. Ubwo ni mu cyo bita tirimo like ayifasha ifungira mu gakombe ashyira muri frigo
anyway reka ibindi none arashaka no kwica swamu y'umuyisilamu abo bireba bagicisha bakira muri gatiyeni mu gisimba abo bireba babikoreho cyane hanyuma umunsi wa 21 wa shampiyona wasojwe na call-up y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi umutoza w'ikipe y'igihugu Adel Amrouche yahamagaye ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi y'abakinnyi birumvikana bose basa nkaho bahagaze neza bitwaye neza ubwo nibo tugiye kuganiraho nyine turebe niba nta wibagiranye cyangwa niba aribo bakinnyi reka mbanyuremo nihuta yego ndayifite hanyuma ndaturebe n'aba barasigaye ni iki opinion publique ivuga kuri call-up y'abagabo bazamu bane harimo Ntwari Fiacre wa Kaizer Chiefs harimo